mu kinyarwanda twumva imvugo ngo ibintu byageze iwa Ndabaga. Umugabo yabaye aho bukeye abyara umukobwa mwita Ndabaga. Yamaze kumubyara asiga ari uruhinja, aratabara arahaba, nuko yabona uturutse iwabo akamubaza uko umwana we wangana, bakamubwira ngo amaze kuba mukuru. Abandi batabaranye nawe bagakurwa bagataha, we akabura umukura kuko yari yaravutse ari umwana umwe, nawe kandi yabyaye yari atarabyara umutabazi. Ndabaga akora atazi se. Amaze kumenya ubwenge yiga gusimbuka no kurasa, aho kwitoza imirimo y'abakobwa akihatira imirimo y'abahungu gusa. Abandi bakabiseka batazi icyo abigirira. Ndabaga yashakaga uko yazajya gucungura se mu itabaro kuko yari amaze imyaka myinshi itabarika. Ndabaga yaragiraga inka akazishora, akazicira icyarire, akazisasira, akazikenura ku buryo bwose bushoboka. Ndabaga amaze kuba inkumi ajya mu bacuzi abasaba kumuca amabere, ati kandi nzabahemba. Amabere bayamukizaho batyo. Amaze gukura abwira nyina ati ngiye gucungura data, dore igihe cyose amaze ibwami. Ndabaga araboneza ajya gutabara. Ageze mu rugerero aboneza asanga se nawe abajije, aramwibwira. Nuko bajya hiherereye. Ndabaga abwira se ko yize imirimo y'abahungu ku buryo nta muhungu umurusha gusimbuka cyangwa umurusha kwivuga cyangwa kurasa. Ati ejo uzazinduke utahe, nzagusigarira ibwami. Buracya se arataha. Ndabaga abaho aba intwari. Ibyo yakoraga byose yabikoranaga umutima w'isuku no kugira imbaraga zitangaje. Ibyo byose bigera ibwami. Umwami aramushima. Biratinda baza kumenya ko Ndabaga ari umukobwa. Babibwira umwami, biramutangaza cyane. Ati nta mukobwa ugira ubutwari nka we. Nuko umwami ahamagaza ingabo zari mu itabaro, ati nimutahe, ibintu byageze iwa Ndabaga. Mbega niyo byageze, u Rwanda rusigaye ruhuruza n'abagore? Umwami abaza Ndabaga inka yanyaze. Ndabaga ati ni nyinshi. Umwami azimurongorera zose kandi ati ugende ubwire soko yabyaye. Iyo mvugo yavuye ngo ibintu byageze iwa Ndabaga. Iyi mvugo ngo umuntu ageze aharindimuka. Umva imva n'imvano byayo. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu wari ufite ibintu hanyuma akaga kakabimumaraho agasonza isangu. Nibwo bavuga ngo nakageze aharindimuka. Wakomotse kuri Rugara w'Igiseke na Nyagisenyi ho mu Busanza ahagana mu mwaka w'1900. Mbere yaho ku ngoma ya Rwogera hateye inzara bayita Rwarugereka, ariko ikomera ku ngoma ya Rwabugiri. Ubwo mu karere ka Busanza Nyiramavugo nyina wa Rwogera yari ahafite umuhingisha w'ibwami witwaga Rugara. Arahingisha bituma aba umukungu muri ako karere, atwara ka Giseka na Nyagisenyi. Aho Nyiramavugo n'umuhungu batangiye hima Kigeri Rwabugiri yimana na nyina Murorunkwere. Murorunkwere azungura urugo rwa nyirabukwe. Rugara agumya kumubera umuhingisha. Inzara irangira akomera. Abanyabusanza bakajya guca inshuro kwa Rugara, hakabaye ibyo bararira. Bajya ibwami gufunguza bagatuma kuri Rugara akohereza imboho zo kubaha. Bukeye abashonji ibagikanyakanya y'Ubusanza bajya inama yo kwiba Rugara. Bamusahura ibigega n'imitiba arabyeza, ariko atinya kubivuga ibwami. Bukeye ibwami bamutumaho ngo yohereze imboho zo guha abashonji. Intumwa iragenda iti ibwami ngo zana imboho zo guha abanyanzara. Rugara abyumvisha ati bigenje ne ko natinye kubibwira ibwami, none nkaba ntafite imyaka yo kohereza. Biramushobera yigira inama yo kubwira ibwami ko
Imyaka yashize aragenda abibwira Nyirakigeri Murorunkwere. Abashonji babyumvise batera hejuru bati imyaka irahari turabizi, ibyo Rugara avuga ni ukwangira ngo abone uko abigurisha. Nyirakigeri ararakara cyane abaza Rugara ati imyaka yanjye yamazwe nande? Rugara aribaza ati nimvuga ko yashize barabona ko mbeshya, kandi nimvuga ko yibwe barambaza icyatumye nabivuga mbere. Aricecekera. Nyirakigeri ahamagaza abantu abatuma ati nimujyane na Rugara mu ndebere ko imyaka ihari kandi mugarukane. Intumwa ziragenda zisanga nta myaka irangwa igiseke. Babaza Rugara bati ibigega n'imitiba bingana bitya byamazwe nande? Rugara arasubiza ati barabyibye, ninya kubibwira ibwami. Abandi bati abantu bangana batya batuye ku rugo rwawe hamwe n'abararizi babibana ibintu bate? Bati abashonji bavuze ukuri, ubanza koko warabigurishije. Barahindukira bageze ibwami babwira Nyirakigeri ati ko nta myaka iri kwa Rugara. Koko bati urebye koko ubanza yarayigurishije. Nyirakigeri abaza Rugara ati ngize ukuraho washyize imyaka? Rugara ati barayibye. Nyirakigeri ararakara yitera hejuru abaza abari aho ati uyu mugabo nkwiye kumugenza ne? Abandi barahora. Abonye ko bahoze ati ntabwo mutanga, ahubwo ciye iteka n'aho azatura. Nuko Rugara arasenyerwa aragenda ajya mu nshuti ze z'ikinyamakara. Araharara arasibira. Za nshuti zibimenye ko ibwami baciye iteka ry'uko atazagira aho atura, zigira ubwoba ziramwirukana. Rugara arahambira n'abana n'umugore, ariko ubwo inzara ikaba yabarembeje. Araboneza no ku musozi wa Rukundo k'ibufundu hari ku nshuti ze. Haraye rimwe nabo barabimenya baramwirukana. Bamaze kumujujubya noneho yigira inama yo kujya i Rubono mu Nyaruguru ku bavandimwe be. Yashakaga kuzambuka ngo ajye i Burundi. Ashyira nzira aragenda aterera igisi cya Gisagara. Ageze mu gikombe cy'imanga ya Birogo, isereri iramufata. Atemba muri iyo manga arashenjagurika akurizamo gupfa. Umugore n'abana bo inzara irabanogonora. Nuko uwo mugani waduka ukwira u Rwanda. Kuva ubwo babona umuntu usaba yangwa kubera inzara y'isangu, kandi mbere ari we mukiro wabarizwagaho, bakamugereranya na Rugara bati ageze aharindimuka ka Rugara.